buriya nusanga umugabo n'umugore kandi atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe mwagize ubushuti bukurura niho hazava bya byaha wumvishije tuvuga ariko hari inshuti yanjye ko twanakinanye no muri papa sava mu bice bya mbere bibanza ari umugabo nyine ubona ukuze ndimbati arakuze aranduta cyane abana b'abakobwa bari hanze barihangana abantu ntihazagire untera amabuye wenda reka nkoreshe kuri Nike uyu wo muri Stimedi eme urabona ko ni umugabo umwana w'umukobwa yagiye agahura na ndimbati ufite imvi umubyaye haravuga ati uyu ni papa we nta na satani azanzamura nanjye mba umusitari reka nkubwize kuko bajya bavuga ngo none is perfect ntabwo uri perfect nanjye sindi perfect rwose ntundakarire ntabwo nkurakarire ntundakarire n'abazareba ikiganiro ntibazandakarire n'abandi bazadukurikira ntibazandakarire ndimbati buriya nuko ataramenya iterime ngo rero babyita ngo ni ukwempirima ikindi sanda ntimunkubita ariko nongere mbagaye namwe abanyamakuru uri umwe mu bahuye n'icyo kintu cyangwa se n'icyo gikomere noneho abantu babihakana babwira oya njye nabisubiramo nafashwe ku ngufu gusa navuze ko naramuka agize ikindi kintu nongera kumva haracyariho kandi icyo nshimiye leta y'u Rwanda cyaha ubu ntago kirangira niyo wagikora ukajya hehe kiragutegereza hanyuma uyu munsi uri umumama ese nibe bimenyetso ufite by'uko koko wamutanga ukamugaragaza ati uyu muntu yamfashe ku ngufu ni ibintu byabayeho bizwi ku musozi sinjyana nabitindaho nta n'isoni ngira zo kubivuga ni n'umupapa mukuru ukuze ariko tunenge n'abantu bafata abana ku ngufu iyo dayimoni sinavuga yo ngo hari karande nyiziho ntabyo nzi iyo abakozi n'abaki turayizi ariko iyo ntayo nzi erega ubundi gukizwa kuri iriya ngingo byangomba kubivuga mu biganiro cyane gukizwa kuri iriya ngingo sana biragoye hasaba imbaraga z'Imana abantu bapfuye nkaho ari benshi nkoresha iryo jambo yaba be bazaba bankurikiye bakanyumva yaba abana be babizumve ko kuri njye namufashe nk'uwapfuye kuri njye kuko ntekereza yamfashe hari abana be tungana cyangwa banduta. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo comment zanyu ndazibona ndetse ndabashimiye cyane wese twicaranye se ndavuga umumama ndavuga umukobwa araje twibwire neza mu buryo burambuye muramubona rwose ni mwiza uri naturel kabisa ayisana smiling umeze gute ndashima Imana Sandra urakomeye cyane ntacyo nshinze Imana urebye yego ugiye gutangira wibwira abana bagukurikiye yego murakoze cyane nitwa Nyirasafari Chantal ndi umunyarwandakazi nkunda Imana n'abantu bayo ndi umumama kuko wari ugize uti se ni umukobwa cyangwa ni umudamu ariko ndi umumama ngobana bangahe abana benshi ntabwo ujye ubabara umubare kuko ufite gahunda yo gukomeza uravuga uti benshi niko twabaye ntubizi se ubu mu kanya gato mbajenga imyaka nshobora kubwira 17 ari yayindi tuziranye ese kweri icyo abakobwa batinya kuvuga imyaka cyangwa se abadamu wa mugani ugasanga afite 28 ahitsa akubwira 24 ni kwa kundi kuba batanyuzwe nabo bari bashaka guhora hasi ariko ntekereza ubundi nta cyiza nko gukura ikibazo no gukurira ubusa ariko iyo ukuze hari ibyo wagezeho ntekereza ntacyo biba bitwaye yego hanyuma aba mama cyangwa abakobwa bari buze kuri kamera ebana biyitaho koko yego uyu munsi nyine you look good ariko nta gikabyo urakoze cyane rero biri abantu bose ntago bakunda bimwe ariko nanone ntekereza ko twebwe nk'abanyarwanda ubundi twakabaye tunyurwa n'ibyacu bya kinyarwanda nuko ahubwo ubu naje nambaye gutya ntambaye kinyarwandakazi ariko twakanyuzwe nuko tuba turi naturel kuko abantu bose ntago bakunda biriya birungo rega Sandra hariho n'abakunda uko turi ubutaha wenda wasanga hari uwigeze kumbona nisize uturungo ariko akavuga wanyereka Chantal ari na naturel nkacishamo nkisiga kagikotori naho gati sava yego Imana ishimwe biranyuze mba numva ari byiza hanyuma Chantal ngiye kubaza ikibazo ufite umugabo yego ndamufite murabana
urakoze. Iki kibazo rero mbona abantu benshi bakunda kukibaza ndetse no muri comment benshi nsigaye mbona batubwira uti uko uzajya ukiganira n'abamama ndibanda ku bamama utubariza iki kibazo ati kubera iki ntabanga bakigira ibanga mvuga nirihe atusanga umumama aza kuri kamera akavuga amabanga yo mu cyumba ati umugabo wanjye gutya na gutya ati byagenze bite nkawe ubibona gute? Okay, urakoze cyane ariko kuriya urundi ruhande ntekereza ari ukwimena inda ubundi umunyarwandakazi arangwa no kwihagararaho. Ikikubabaje burya iyo ubasha gusenga ku barokore biba byiza, iyo ubashije kugira umujyanama mwiza ukuze umugisha inama, ariko si byiza ko wavuga buri kimwe cyose cyawe cyo mu rugo, ntabwo ari byiza. Hari abo bisenya, hari n'abo bituma batifuza kuzagira ingo nabo. Yego, urakoze. Impamvu mbivuze tujya tubona abamama baraza ati umugabo wanjye mu buriri reka bariho tujya ati ntago ameze neza. Nyamara nk'abagabo usanga nta mugabo si ukubavugira nta kirangeri zose cyangwa se n'abandi banyamakuru bakira ingeri nyinshi, ariko nta mugabo tujya dupfa kumva kuri kamera asebye umugore we ati umugore wanjye ntameze neza mu buriri. Ubona abagore biterwa n'iki byagenze biti? Ntekereza yuko ari kutanyurwa cyangwa kutihangana. Abwirwa n'iki se ko umugabo ari udashoboye wenda nawe ntashoboye? Byose birashoboka Sandra. Nsubije ukeje ubundi. Byashoboka ko nawe adashoboye wenda umugabo ashoboye. Erega ubundi urugo ni ubwuzuzanye. Tureke bya bindi twagira umugisha abanyarwanda twita ngo ni uburinganire ntago mbibujije, ariko ubundi urugo ni ugufatikanya. Rero wasanga nawe mudamu udashoboye ukibwira yuko umugabo ari udashoboye. Akaba ari uhirikaho amakosa. Yego, akaba ari uhirikaho amakosa. Erega twese ntawe udakosa. Kubera ko bajya baca umugani ngo ntazibana zidakamanya amahembe. Kandi iyo bamaze kuba mama ubundi uba ugomba no guhagarara ugasigasira abana mwabyaye. Wananirwa kwihangana nk'uko leta y'u Rwanda burya igihugu cyacu ni cyiza. Unaniwe kwihangana bya muntu hari n'uburyo wabikemuramo mu ibanga, ariko ntuhungabanye abana, ntuhungabanye imiryango, byose birakunda. Nekereza ko ku mugano ibintu byose no kuganira, niba hari icyo adashoboye mwunganirane, aho kugira ngo icyo kintu cyatuma udivorce. Benshi njya nyivuga bakanera amabuye ati nicyo umugore aba yaragiye gushaka ati atakibonye yana divorce, ariko si uko mbitekereza. Urakoze cyane. Impamvu rega turimo gutandukana mu ngo dufite kutanyurwa, icyo nicyo kimwe. Ikindi ntago tukirambagizwa cyangwa ngo turambagize. Haje izi social media urihandagaza abona nka Chantal nkakubwira ngo ngewe ndi umukobwa nta kintu ufite kiri bupime yuko ndi umudamu. Kandi ubwo wenda naradivorushije navuye mu rugo runaka, narangiza wowe urambonye kuri kamera ntunamenye ko wenda ari na kamera ya Sandra yankesheje, ukareba ubu bwiza bw'inyuma, imbere h'Imana yarahaduhishe nta wamenye ko hateye, ukavuga uti mbonye umugore. Wamara kunshitsa mu rugo ugasanga rero ndi wa mugore mukora ukarabe. Mukora ukarabe uramuzi? Ni wa wundi uzatunga umukozi akumva ko umukozi azoza ibyombo, azamenya abana, azasasurira bw'umugabo. Umukozi azakora buri kimwe, kandi buriya abakozi ntekereza ko ari abatwunganira, ntabwo ari abadukorera byose. Hanyuma njya mbona byarateye wa mugani wawe ugasanga icyumba cy'umugabo n'umugore umukozi niwe ukimenya, ugasanga nta kibazo rwose. Imiryango myinshi njya ngenda musanga nta kibazo, ni nk'aba reka vuga ni nk'abazungu, ugasanga uburiri bw'umugore n'umugabo rasaswa n'umukozi. Wowe bibona gute icyo kintu? Abadukurikiye barambabarira ntago ndi mukuru cyane, ariko twanenga abantu babigenza gutyo. Uzubahe ubundi cyumba Imana ifashirizamo umugabo n'umugore kurema. Na ahantu haba urumva ko ihafashiriza umugabo n'umugore kurema. Yego. Sindi mukuru cyane ariko niko mbitekereza. Kuko na ahantu hahurira umugabo n'umugore, ahantu h'ibyishimo, ubundi twakabaye ari naho tugirira ibibazo twiyongera. Ntago nibaza uburyo umukozi yakabaye azamo, kuko buriya n'abana bacu iyo umwana yamaze kugera mu myaka 3-4 aba yamaze guca akenge. Ushatse wamuca mu cyumba akajya haza ufite iby'umutoza ari nk'umukobwa, kugira ngo nawe atazagukoza isoni akagaragaza indero mbi wenda ukuntu. Ariko icyumba cy'umugabo n'umugore cyakabaye umukozi yantwaye umugabo
kumutwara twumva ati umukozi yaransasiraga birangira mukabanje mutwara. ariko urumva niba umugabo wawe azagasanga tuvuge wenda nkawe Sandara muvuye ku kazi n'umugabo mwese mukavanyeho wowe ntago wibutse ko uri umudamu ngo uhite ujya kureba iby'urugo uko bimeze, wowe uzabaza umukozi, wa mukozi naza dusigaye dufite abakozi b'abasirimu Sandara, azaza afite n'akarongo nta hantu ahuriye na Chantal, aze yambaye twa twenda tw'udusirimu, nawe wicare hari imbere y'umugabo urerembure ngo ndarushye, wa mukozi uko aca bugufi imbere y'umugabo ategura ameza, niko umugabo ari kumutaha akajisho, kandi abagabo bakunda abantu baca bugufi. Narangiza umubaza amaze gutegura, abana bariye, we nturi bugire umutima wo kureba abana, ahubwo urabaza umukozi umubwire wahanaguye inkweto za sheri, akubwire yego, ubundi se ubwo urambwira ko umugore azaba yaraje kumara iki mu rugo? Niba nta nshingano n'iyi wowe ufite, uzambwira ute ko ari iki kizatuma wa mugabo adakunda wa mukozi? Kuko wowe ibyo wagakoze mu nshingano zawe wa mukozi yabikoze. Ariko Chantal, ibyo ni byiza, ariko hari ahantu ngiye tutari kumwe. Yego, ni byiza ko umudamu yareberera urugo ndetse inshingano nyinshi akazimenya. Yego, ariko sinekereza ngo niba dufata urugero stress za Kigali, urabyutse mu gitondo ugiye mu kazi uratashye, cyangwa se tuneke za Kigali ahantu hose, sibyo uratashye, niba utashye niba koko za nkweto wazisize mu gitondo ntabwo uri butahe, niba utaha saa 2 cyo saa 3 uri butahire muri za nkweto. Nanone turebe impande zombi, ahubwo wenda niba utashye hari bimwe wakamenye byo kumenywa mu rugo, ariko sinekereza ko nge na blaminga ngo umuntu atashye avuye mu kazi, avuye muri za stress z'ibibazo z'utuzi, atashye ntabwo uzajya guhanagura inkweto z'umugabo saa 1 z'ijoro cyangwa saa 2, ahubwo hari inshingano runaka wakagombye wenda gufata. ariko Sandra, kuko iyi saha hari umugabo ushobora kumva wenda icyo kintu uvuze akavuga ati umugore wanjye wenda ni urugero ni ugomba guhanagura inkweto, cyangwa ahubwo nekeza ko umugore yakagombye kumenya koko niba zanaguye. Ariko sinekereza ko niba umuntu, hari abantu bagenda saa 12 za mu gitondo, Sandra urakoze, ntago azasiga mu gitondo ahanaguye izo nkweto z'umugabo, ahubwo azamenya ese izi nkweto z'uyu mugabo wanjye zirahanaguye koko. ariko Sandra twemeranya ko umugabo ameze nk'umwana. Abagabo ntibantera amabuye badukurikiye, ariko uko abadamu dukunda keya, dukunda urukundo, uko batwitaho niko n'abagabo nabo ubundi bakaba ari izo mfura zacu. Ntitwirengagize ko hariho n'abagabo batanyurwa ni wa mudahimoni, niba ari uwo kwa Aburahamu na Sara bakurikirana. Icyo ngiye kukubwira none, ngiye nganira n'abantu bakuru pe, ubundi no kubivuga nganira n'abantu bakuru cyane pe, bandusha imyaka nk'imyaka 15 20 bakuru pe, ariko ari nk'umumama mujye muganira akakubwira uti abagabo ntibanyurwa, ati niyo wakora iki ntibanyurwa, gusa simbyemera, ntekereza ko atari bose, ntago ari bose, ngo tuvuge muri rusange, ntago ari bose, si bose. Ukumva mbese arakubwira ati niyo wakora iki ntibanyurwa, ati none se n'urugero ati ese yagiye kuguca inyuma, aguca inyuma kubera ko byagenze gutya, nta nubwo abakwanga burya. none wowe umugabo wacu umugore inyuma, we ntago mushyigikiye, ariko tugomba kumenya ko erega hari karande, abadukurikiye bazi Bibiliya bazatubwira, hari karande yaturutse kuri Aburahamu nande na Aburahamu na Sara nande, amubwira ngo abyarane n'umuja. Iriya karande rero niyo ikidukurikirana ku bagabo n'abakozi. Ubundi hari ibintu buriya nturora nk'ibintu by'amashyara abavandimwe kwicana byaturutse kuri Gahini na Beri. Umwe agira ishyara akica umuvandimwe we, nibyo ibi ngibi uzasanga twicana. Biriya byo kuvuga ngo nawe yashatse abagore benshi ni karande yo kwa Salomo, muri make tukarenganya abagabo, ni karande yo mu basekuruza yagiye idukomoka. Ubundi urugo hatabayemo gusenga, kwihangana, ntago rwakubakwa. Naho ubundi abagabo ntago imitima yabo imeze nk'iy'abagore, bashimishwa n'akantu gato bagatwarwa n'akandi gato. None muri iyi minsi ko hari igihe byaba inverse, usanga rimwe na rimwe abagabo ari bo barira ati abagore nibo basigaye basambana cyane, umugore wasambanye wamwita iki? Urakoze cyane, ntago namutera amabuye, ariko nta nubwo nanamushima. Kubera icyo utamutera amabuye? Impamvu ntamutera amabuye, hari igihe ushobora gusanga yagize kwihangana guke, yarangiza akajya guhimanwa. Tubwo hariho nk'umugabo ushobora gusanga yaryamanye n'umukozi, bambabarire nge ntago birambaho ntibizanahambeho,
rero ugasanga wenda asanze umugabo we yaryamanye n'umukozi yabibona ntiyihangane, ugasanga cyane cyane ko n'abantu imiryango ntigikunda kubaho, akavuga se ndahukana njye kwanditse ndabwira ndese nimbwira nakaranshyira hanze, noneho yarangiza agahita agira umujinya. Satani buriya n'umugabo mubi, sinzi niba ari umugabo niba ari umugore, ariko buriya Satani niwe uhita ukubwira ati ariko ibyo yakoze se we byakunaniye kubikora, genda ubikore. Ni kwa kutihangana kwabayeho, ariko iyo ugize kwihangana ntekereza neza ko byose bishoboka. Inama nziza cyane. Hanyuma nk'umukinnyi wa filime, hari umupapa mwakinanye ndetse nzi neza ko byagukozeho kuba uyu munsi atari kumwe natwe, ubundi mwari mubanye gute? Ushatse kuvuga Ndimbati? Yego. Urakoze cyane. Ndimbati yari umupapa, yari umushuti wanjye, ariko ntago njya nihaka abagabo baba abashuti banjye cyane, si abanzi banjye ariko si n'abashuti banjye cyane. Buriya nusanga umugabo n'umugore kandi atari umugore wawe cyangwa atari umugabo wawe, mwagize ubushuti bukurura, niho hazava bya byaha wumvishije tuvuga. Ariko hari inshuti yanjye ko twanakinanye no muri Papa Sava mu bice bya mbere bibanza, ari umugabo nyine ubona ukuze, Ndimbati arakuze aranduta cyane. Bonaga ari umugabo wiyubashye, ko buriya iyo twese twagiye kuri teri gukina tugerageza kwisanisha tukubahana, ariko ugasanga ari utuntu tumwe na tumwe tuba duhuriyeho turimo kwenjoyinga. Ariko yari umupapa mwiza, ntago nakabimukekeye. Ariko tuvuga ibindi dusubire, buriya wenda nuko ari we wagaragaye, wasanga hari n'abandi. Ukibyumva wiyumvishe gute nka wa muntu mwabanaga ubuzima bwa buri munsi? Nkibyumva ntago byantongoye, ntago byantongoye aho tuhatinde. Impamvu bitantongoye nge ndaza no kugaruka ku bana b'abakobwa bari hanze aha. Abana b'abakobwa bari hanze aha barihangana, abantu ntihazagire untera amabuye. Wenda reka nkoreshe kuri Nike uyu wo muri Stimedi, Eme, urabona ko ni umugabo, ni bogari, ni inzobe, n'abandi batandukanye bariya tugenda tubona muri sinema. Noneho abana b'abakobwa barababona, yamubona akavuga mbonye umusitari, ntamenye ko nawe mu rugo iwe ashobora kuba yaburara, yabwirirwa, yashwana na madamu, cyangwa yagirana ibindi bibazo n'abaturanyi, wakamubona mu yindi revo, ntamenye ko ari umuntu nkawe, akamushamarira, akamugirira icyizere. Hari ibintu byadutse rero ngo ni ukwamamara, akavuga ati nanjye nkeneye kuba umusitari. Noneho urumva umwana w'umukobwa iyo yagiye agahura na Ndimbati ufite imvi umubyaye, haravuga ati uyu ni papa we, nta na Satani azanzamura nanjye mba umusitari. Buriya uriya mukobwa sinamutera amabuye, wenda namwumva cyane 100%, ko hari ikintu kimwe duhuriyeho cyagiye kigaragara mu itangazamakuru. Ariko buriya yamugiriye icyizere cy'imyaka ye, ararenza, amwisanzuraho, finally birangira amurangije. Ntago navuga ko ari ukumurangiza ko gupfa, ariko amuhaye ubundi buzima butari ubwo yari buzabemo, kuko atangiye inshingano mu gihe atakazigiriyemo, bishobora kuba byazanamuviramo kuba yakomerezaho akabundi wundi atakabayeho. Hanyuma hari ikintu ukomojeho, abakobwa b'iyi minsi nabo tubagarukeho. Usanga ari bo baprovoka cyane abasore cyangwa se abagabo, ugasanga wa mugani yazikura umusitari. Mbese ku mugani wawe abagabo bamwe na bamwe baroroshye, ugasanga aramuprovotse cyane, kuko hari comment nabonye uyu munsi bavuga ati uriya mukobwa n'ubundi uriya mupapa ntiyaramuzi, niwe wamwishyiriye. Yego, wenda nubwo bitagenze neza, ariko urumva hari ahantu hamwe abakobwa nabo babigira mu ruhare. Reka tugaruke kuri iyo comment. Nje ntago nashyigikira watanze iyo comment, ahubwo nabwira abapapa cyangwa abasore bagenzi banjye baba muri sinema cyangwa n'abakora umuziki, uwitwa ko wese akora ikintu gituma ajya public akaba umusitari, nibagira ubwirinzi, bo muri bo bagira ubwirinzi, kuko ntago Ndimbati twamushyigikira ko ari igikorwa cy'ubutwari, twanamugaya pe, tumugaye nubwo n'inzego zitaremeza ko byabaye, ariko ibyo turebesha amaso yacu byarabaye. Tunamugaye ko atagize kwihangana, ashobora kuba yabaye Samsoni na Dalila
muri bibiliya simenyereye bibiliya cyane ariko ngenda nkomoza kuri icyo kintu nawe yabaye Samusoni undi umwana nawe amera nka Dalila kuko Samusoni iyo Dalila yagushijwe n'umugore niwe wavuze aho imbaraga ze nke ziri rero Ndimbati nawe ikosa yakoze ni ukutagira gute kutihagararaho nk'umupapa ukuze akagira intege nke bigatuma arenga indangagaciro za munyarwanda agakora ibidakwiye kuko uriya mwana ndatekereza Ndimbati ku myaka ye yaba umwuzukuru we yego abakobwa rero nabo tubagarukeho ndetse n'abadamu ntabwo ari abakobwa bonyine n'abadamu niko tumeze turababona tukabona bagasasira banika abo bande tugashamara ukavuga mbonye umusitari kandi nawe ni umuntu nk'undi ugaturwa wari wambaye ntekereza kugira ngo Ndimbati ajye kubikora wa mugani ntago yamusanze mu rugo iwabo ahubwo aramubonye arashamara mu bwana Ndimbati nawe amubera ikirura amubera umubyeyi gito afatiraho niyihangane nyine leta yacu se ko ari nziza itwitaho igahana niyihangane yakira ibihano azafatirwa ariko nanone ngira inama bagenzi banjye bihagarareho bagira indangagaciro za kibyeyi ajya areba amenye ati hano umugore w'umugabo uyu nguyu nta n'icyo navugana nawe reka nihangane deja ndi mu kazi uyu musore nareba avuga ati uriya mwana w'umukobwa uyu ntiyaba umugore wanjye ndi mu kazi reka mufate nk'umufana yego ikindi ntekereza Ndimbati biriya bintu buriya yabikoze yanyweye kuko aho impamvu navuga ko yabikoze yanyweye aho nagiye mubona mu kazi aho twahuriraga mu kazi twagiye gukina ntago wabonaga ari umupapa ufatafata wiyandarika wabonaga ari umupapa nyine ukuze uri mu kazi nkuko tuba turi kumwe na bamuzehe nkota n'iki ariko we bamaze gushyiramo akantu ko karukoro gatoya gatuma bagira kwisanzura bakarenza nta kundi nyine gusa abo tutazi baba ari bo benshi uyu munsi rero nubwo wenda bitaba ari byiza ariko twimutera amabuye kuko hari igihe uyu munsi Chantal ngewe si ukuvuga ngo nshyigikiye umuntu ukora ikibi sibyo ariko niba umuntu ari hariya tukaguma twe kuba twamutuka twamujajinga twamucira urubanza twamutuka twagira iki amagambo mabi nko kuyamukurikiza ahari ahubwo icyo twakora sibyo tumusengere reka nkubwize kuko bajya bavuga ngo none is perfect ntabwo uri perfect nanjye sindi perfect rwose ntundakarire ntabwo nkurakarire ntundakarire n'abazareba ikiganiro ntibazandakarire n'abandi bazadukurikira ntibazandakarire Ndimbati buriya nuko ataramenya iterime ngo rero babyita ngo ni ukwempirima agira iterime ngo ni ukwempirima buriya baba baragiye basikuramo abana b'abakobwa batarashyitse imyaka inda nibo benshi ahubwo njye nashimira uriya mwana w'umukobwa yabaye intwari na Ndimbati mushimire ko atabwiye uriya mwana ati jya gukuramo inda icyo nicyo nashimiraho Ndimbati ariko kumugaya ko namugaya kuko nari muzi nk'umupapa wihagaze ariko na bagenzi bacu bigireho kubera ko uriya mwana w'umukobwa yabyaye abana batari mu gihe gikenewe ejo bariya abana bazagira ingaruka zituruka kuri Ndimbati na nyina none urumva abana nibaramuka bakuze bakabona byaragenze kuriya si bizateza ikindi kibazo hagati y'ababyeyi ikindi sanda ntimunkubita ariko nongere mbagaye namwe abanyamakuru iyo ufashe umwana utaragera ku myaka y'uburenganzira bwo kwigira kuri kamera ukagaragaza isura ye kuri kamera uvuga ku bikomere bya nyina na se ese bariya abana bo nta ngaruka bizabagiraho bazagira ingaruka nka ya yindi Chantal nagize muri bya biganiro natanze nashaka ko dusubiramo byatumye n'abashaka kwicara ku ntebe y'ishuri ngo nkomeze amashuri byanga bikunze kiriya gikomere kigenda kigaruka abantu bazajya bavuga ati aba ni abana ba musitari Ndimbati uhakanya avuga ati dore kera uri agahinja kuko izi social media ntabwo nzi ko zijya zirangira ziba expired ku buryo umuntu atabona isura yawe mu bwana bwawe rwose nubwo nawe utarimo tugaye n'abagaragaje ariya masura hari uburyo mujya mubigenzamo bakabaye barabikozemo tunabashimire nanone ko batumye b'abana bagiye kugira uburyo bwo kwitabwaho na Ndimbati nawe wenda agahanwa cyangwa akisubiraho mu bikorwa yaba yarakoze bitari byiza ariko hagiye habonekamo amafuta agiye atandukanye hanyuma Chantal uranyihanganira gusubize inyuma gato yego nta kibazo hanyuma
warambwiye uti nanjye bisa n'ibyambayeho nkiri mutoya nyamara ngaya cyane abantu bavuga ngo gufatwa ku ngufu ntibibaho uyu munsi uri umwe mu bahuye n'icyo kintu cyangwa se n'icyo gikomere noneho ba bantu babihakana babwiye oya njye nabisubiramo nafashwe ku ngufu na pasiteri ku myaka yanjye 9-12 hagati aho ngaho pasiteri yari pasiteri wa ADEPR ubu ni pasiteri w'abadive aracyariho ni umupapa ukuze n'ubu aracyasenga rero ubahakana ko icyo kintu kitabaho ntawe utinya ishyamba atinya icyo yarihuriyemo nacyo nta n'ubara ijoro agira sinzi ukuntu baciye ijoro ribaru warijaye buri uriya mukobwa bamwe bamutera amabuye abandi babireke bagire gute ariko ngenda nabyumva amategeko cyangwa se warabigerageje ubundi usibye ubu ngubu leta y'u Rwanda nakubwiye ngo yubahwe abayobozi b'igihugu cyacu Imana ibaha umugisha nicyo nabasabira ko nta wundi bushobozi bw'icyo nakora usibye kubasabira umugisha kandi ntacyo wawugura icyo gihe ntago bari bagatora itegeko ryemeza ko cyaha gihanwa se bigira gute ariko byabayeho kuko bamujyanye muri polisi baramufungura no kugira ngo mbivuge nuko nagiye ku ivuko wankomo sinzi ibyo yamvuzeho bituma abantu twari turi kumwe ba jihad nabande bambwira ati icyo kintu cyabayeho ariko ni ikintu cyabayeho kizwe ari ukivugira pasiteri we yabonye nciyeho aganiriza abagenzi bati disuzi ko uriya yari umugore wanjye byagenze gutya ku myaka 9 ngo ari umugore we gusa navuze ko naramuka agize ikindi kintu nongera kumva haracyariho kandi icyo nshimiye leta y'u Rwanda cyaha ubu ntago kirangira niyo wagikora ukajya hehe kiragutegereza hanyuma uyu munsi uri umumama ese nibe bimenyetso ufite by'uko koko wamutanga ukamugaragaza ati uyu muntu yamfashe ku ngufu nyine nk'uko nabivuze buri ibintu byo kwa muganga ntago bijya birangira nagiye kwa muganga icyo gihe banjyanye kwa muganga hari impapuro zo kwa muganga twagiye muri polisi dosiye za polisi ntago zijya zirangira yego hari hataraza ibintu bya systeme n'iki ariko dosiye ya nyuma y'intambara ntekerezo kuri ubu biragaragara kandi buriya bamwe bajya bavuga ngo nakavuzinga star burushatse ko mu star ntwabura ikintu ukora ntago umuntu akivuga kugira ngo star ukivuga hari impamvu ikindi ukivuga kugira ngo na bya bikomere bishire kandi njye nanabwiye abantu ngo uzumva abihakana mu muryango wenda bizi ntawe wabihakana kuko afite n'abana bakuru kuko icyo gihe afite abana banduta n'iki barabizi urumva n'ikintu cyabayeho iyo satani itera ite kuko umuntu kuba afite yarafite abana yarangiza akaza gufata umwana w'imyaka 9 nese undi mwamuhuriye Chantal niho kavukire bo n'abantu bari baravuye Tanzania baje gutura twebwe aho twavukaga rero barabaturanye kandi mu rugo bari bantumye baracuruzaga ni ibintu byabayeho bizwe ku musozi sinjyana nabitindaho nta n'isoni ngira zo kubivuga ni n'umupapa mukuru ukuze ariko tunenge n'abantu bafata abana ku ngufu iyo diamond sinavuga yo ngo hari karande nyiziho ntabyo nzi iyo abakozi n'abaki turayizi ariko iyo ntayo nzi hanyuma icyo gihe nabwo yari pasiteri sure no baracyari pasiteri yewe erega ubundi gukizwa kuri iriya ngingo byangomba kubivuga mu biganiro cyane yewe pasiteri wewe gukizwa kuri iriya ngingo sana biragoye hasaba imbaraga z'Imana ariko nama niyo mpamvu na NDIMBATI kavuga ngo Imana umugore oya wenda imyaka 9 bwo this is too much nta n'ujya wumva hasi byakakubayeho ukiruka ugenda usanga umugore wawe aho kugira ngo ube bakandavura umwana w'imyaka 9 erega abagabo ntibakubita ariko hari isi baremetsemo yabo yihariye simvuze simbantera amabuye sinavuga ngo ntibihangana ariko hari akantu gato kazana question mark gato cyane kuri bo baba bageze kuri iriya ngingo ubwenge bwabo bukagenda niko nabitekereza naho ubundi simbizi turabona uri umumama mwiza burisekera uyu munsi ndetse urakomeye isi nta bikomere byaguteye twebwe nk'abantu tutabona ariko we Chantal uzi yego bibaho bibaho ibikomere bigiye bitandukanye hari kuba utagira urukundo rw'abagabo hari kuba wabakunda kubera ko uba ukorewe ikintu mu gihe kitari cyacu rero cya kintu ukorewe mu gihe kitari cyacu ntekereza utagikunda
wagikunda ariko cyaje ari cyiza ariko kije ari kibi ntekereza ko kitaba cyiza. Ikindi abantu barakuvuga, yego ntago twabuze abantu kuvugwa, ariko iyo nkuru ni inkuru itagirangira ku bantu. Uriya mama, uriya mwana w'umukobwa ko buriya yabaye umudamu tumwita umumama, uriya NDIMBATI ubu najya nkubwira niyo yaba ari mu kindi gihugu kitari u Rwanda, umuntu yajya avuga ati uyu ni wa wundi NDIMBATI wafungishe NDIMBATI. Hariho n'ababivuga mu mvugo zabo bo batumva akababaro ke, ariko ngenda mwumva cyane pe bihagije. Ntibazanamutera amabuye kuko abaye umumama mu gihe atakabaye umumama. Ikindi yagiye yegera umuntu hasi ko ari nk'umupapa, abona ari umupapa afitiye icyizere, asangira nawe abona ari umubyeyi, birangira wa mubyeyi rero amubyarutse mu mvugo mbaba ariko mbivuga. Ubu aka kanya ari mu nshingano zo kurera abana nawe yakarezwe. Urumva ni ibikomere bizatuma ashobora kudakunda abagabo. None Chantal, wenda ku mugani wawe nanze kwinjira mu by'abana bawe, umuntu yanga details bitewe n'ubuzima bwe. Nicyo kintu cyatumye wongera kuvuga uti noneho this is time yuko nashaka, cyane ko wanyuze mu bintu navuga biteye ubwoba cyangwa se bikomeye, kuko hari igihe unaca muri ibyo bintu turuzi ingero nyinshi agahita avuga ati gushaka sinzigera nshaka umugabo, we agahita afata icyo cyemezo akumva ko nta cyiza cy'abagabo. Ariko uyu munsi ufite abana beza, ndetse navuga ngo ni umugisha kuri wowe. Ikintu cya mbere cyo urabanza ukiha icyizere, ariko ndagaruka ku ijambo gusenga cyane. Ubundi iyo ukunze gusenga ikindi ugakurikirana izi social media zanyu, hari aho zigukura hari naho zikugana, zikuganisha. Kuko hari ujya kureba, tuvuge nka nyuma yo gutanga ibiganiro, nagiye mbona hariho nk'uwanyandikiye akambwira ati njyewe bamfashe ku ngufu banantera sida, wowe ushima Imana. Njye ndumva ntabasha no kubivuga, maze kwiyahura 3. Uwo ni umuntu wabinganirije, nabivuganye wanasabye muhuza nawe, sinzi niba baraganiriye. Undi ati njyewe marume yamfashe ku ngufu ambyaraho n'abana 2, ubu naranatorongeye ndi umukozi mu mujyi wa Kigali. Uwo ni umurundikazi. Yego nshishikariza abantu, ntago ari publicité naje kubakorera, bajya bakunda gusenga, bakonde no gukurikira ubu buhamya, bugiraho bukuvana bukagiraho bukugeza. Gito bimwe na nifite ibikomere, nabonye ubuhamya bw'umuntu umwe avuga ati njyewe papa yamfashe ku ngufu. Urumva njye niba ndikurira ngo papa wanjye nakuze ntamubona ko yapfuye muri jenoside, ntiwenda ntibyakabaye byarambayeho, undi akaza ati njye nabikorewe na papa, uhita ugenda wumva umutima wererutse, ugasanga ni nk'uburwayi. Kuko buriya kwa muganga barwaye indwara zitandukanye, kandi bakarwarira hamwe, kandi bagafata imiti bagakira. Nibwo buryo rero nanjye nagiye numva ubuhamya. Ikindi ngeze no muri sinema, buri ibintu bya sinema ubundi ni byiza, nuko Satani ari gutuma izina ryacu ripfa, ariko iyo uri mu bandi ukaganira nabo ukagira ibyo ukora, uhita ufata ibyakubayeho ukabifata nkaho urimo kwakitinga, ubundi ukabitesha agaciro gutyo. Naho ubigumanye ntago bazakunda abagabo, nta munsi n'umwe bazabakunda. Ngahe nguko ntago biba byoroshye, ubuzima bw'umuntu aba ari urugendo rurerure. Hanyuma umunsi hari ijambo ukoresheje mbona ko utababariye, navuze ati iriya dayimoni, donc byumvikane ko cya kintu kibutse uburakari bwongera bukagaruka. Uba wumva byibuze aramutse aje akakubera imfura, cyane ko n'umuntu w'umubyeyi, navuga ko ari nacyo gikwiye, akakwegera uti nakoze amakosa mbabarira byibuze, cyane ko uyu munsi ufite urugo rwawe, donc akakwerera imbuto, akabona ko icyo yakoze ari ikimwaro kuri we. Uba wumva witeguye kuba mubabarira. Ubundi urakoze cyane. Ndagaruka kuri mushuti wacu cyane kuko ari naho twabikurije. Buriya mukobwa iyo yumvishije NDIMBATI ari hariya akiyamatsa avuga ngo njyewe naramufashije, ngo ikindi ngo sindi kwizera niba ari abanjye, buriya babara kurenza uko yababaye, ariko bisa byarabariye abana. Uzi iyo umuntu agukoreye ikintu ntamenye ko cya kintu yakoze ari icyaha, ngasubira inyuma kubwire ngo mbabarira, biba bigoye. Njye namenye ubwenge, urumva aho nakuriye ntago yigeze ansanga ngo ansaba imbabazi. N'igihe nakabaye narabishinguye nkabyikuramo, urumva ko yongeye kugira gute kubingaruramo, akavuga rya jambo rikangarukamo. Ariko we ntekereza nubwo akuze sinzi rangaje navuga,
akanasenga ntago umwuka wera aramugira kuko ari umudive. Simvuze ko abadivorce batagira mwuka wera, ariko nta mwuka wera aragira muri we umwemeza ko yankoshereje ngo asabe imbabazi. Amugize akansaba imbabazi namubabarire. Ikindi cyongeyeho uwo musaraba sinke wikoreye, kuko iyo ubashije gutobora ukavuga cya kintu uraruhuka ukumva urakize. Njye muri njye n'undi numva naramubabariye. Ubu tunahuye noneho nanamusuhuza nubwo namubonaga nkiruka, kubera ko naje gusanga abantu bapfuye nkaho ari benshi. Nkoresha iryo jambo yaba be bazaba bankurikiye bakanyumva, yaba abana be babizumve ko kuri njye namufashe nk'uwapfuye kuri njye. Kuko ntekereza yamfashe hari abana be tungana cyangwa banduta. Icyo gihe rero iyo ubonyemo umuntu ikintu atari cyo, ubu umuntu bwawe buba bwapfuye. Icyo gihe ubwo umuntu bwe bwari bwarapfuye. Ubu rero naramubabariye. Mwuka wera namusanga akumva ko hari ikosa yakoze akansaba imbabazi, ntabwo ati n'undi narakubabariye, ahubwo uzabwirize n'abandi ntibagakora icyo kintu. Hari igihe bibaho umuryango w'umuntu ukaba utabasha kumwaprocinga. Ese byibuze nta umuntu w'umuryango wo kwegereye ube wakubwira uti sorry kubyo dadi cyangwa se data yakoze, dusabye imbabazi mu izina rye nubwo icyaha ari gatozi? Na n'uyu munsi na n'isana n'isogonda ntawe urabikora, ahubwo nshobora gucoboka avuga ngo dore wa wundi ngo bafungiye papa, dore wa wundi bafungiye ku papa. Deja bo bashaka bumva ari nka grife se yanshyizeho wenda, cyangwa bumva ari nk'akantu keza. Donc waramuhemukiye. Ndacyanabagaya n'ubu nicaranye nabo nkamenya ko bafitanye isano nawe. Nabwira Imana muri make babashaka kukugaya cyangwa se kwerekana ko bo ntago bigeze babona ko yakoze ikosa nta n'izi saha. Ariko umunsi umwe naravuze niyongera kumvuga amagambo nzamwegereza ubuyobozi bumuhane, buriya nibwo bazabimenya. Kubera ko kiriya kintu we yagisubiyemo numva ari nko kumena n'ubunyamaswa, kuko bingarurira mu isi. Ko ntago njya nibuka igihe kimwe mama yanjyanye kwa muganga banteye inshinge mbabaye. Mama wanjye aravuga ati nibe nabo nabuze na se sinabashyinguye, ariko uyu wapfuye ahagaze. Nubwo nari umwana ariko ndibuka ko nari ndimo gutaka kubera izo nshinge, ariko numva niba umubyeyi yavuze ngo uyu wapfuye ahagaze. Sanda iryo jambo sinjya nibyibagirwa na rito. N'ingaruka z'ubuzima iyo zije Satani araza akanyongorera ati buriya si wa wundi. Hari n'ikosa nshobora gukora njye nkavuga nti Mana we, ubu iyi ni karande ya wa mugabo yo gatsindwa na Yesu. Cyangwa hari nk'ikosa nshobora gukora ko ndi umuntu abantu akavuga ati nturora se ni wa wundi byagenze gutya, kandi wenda ni intege nke za muntu zanjye, cyangwa wenda no kubera iyo singezemo ko ariko bigenze, ariko umuntu agahita agarura cya kintu. Ni ubundi navuga ko ari nk'icyasha, kiriya ni icyasha kikuvaho kubera amaraso ya Yesu yonyine. Oya se ntago ari wabyikururiye, kandi ntimukumve ko ari icyasha, kuko Chantal burya ikintu utikururiye ntago aba ari wowe, sibyo? Ahubwo numva icyasha cyakambaye uwaguhemukiye, wowe utakambara icyasha ko se wabyizaniye. Erega hari abantu batajya bagira icyo bitaho Sanda. Wakavuga ya wenda wasanga nande bakavuga ati ahubwo ubwenge bwanjye bwanyerekeje heza, cyangwa ntacyo bitwa. Yego, kuko hariho n'ababikora bakabica. Bibaho kubera ko niyo mpamvu nabubwenga abagabo bajya bagira akantu iyo bageze kuri iriya ngingo kazamo k'akabazo kabahuma umutima n'ubwenge, bo bakagarura ubwenge nyuma bakigaya nyuma. Yego, ubu aka kanya wegereye umuvandimwe yakubwira ati Mana unkuye aha hantu sinazongera no kureba inkumi, ariko nyine niyo si tubayemo. Hashimwe Imana byibuze ko atagusizemo n'ibirwara Chantal. N'ukuri nanone hari abahemukirwa bakaba babanduza na sida, bakabatera ibirwara bidakira, ariko akanakwica. N'ukuri byibuze uyu munsi Imana ishimwe. Hanyuma umutware wawe, ibikomere byawe, hari nk'ikuntu ni ari nk'igihe rimwe na rimwe ujya urakara ukaba yabasha kuba guhosha uburakari bwawe byagorana? Ntabwo narakara, ariko abantu bankurikiranye wenda byaba byarabayeho bo barabizi. Mu buzima busanzwe hari ingaruka abadushatse bagira, ntari buvugire kuri kamera, ariko hari ingaruka zitubaho. Ni cya kintu muri twe ntago kirangira. Niyo wasenga ute ukababarira gute, cya kintu umubiri wawe hari igihe ugeramo urabona ko tudashobora kureka kwibuka abacu. Ni nako n'umubiri wacu icyo kintu cyakubayeho wisanga cya kintu cyakubayeho. Ikindi hari ikintu sinzi wenda badukurikiranye muri commentaire uzabibona,
habaho ikintu cyo kwikanga iyo bagufashe ku ngufu byanga bikunze kugira ngo uzagirire icyizere umuntu w'umugabo kandi ari umugabo wawe. Umuntu w'umugabo niyo yaba ari umugabo wawe ushobora guhagarara ukikanga umuntu uguturutse inyuma cyangwa ukanikanga nta n'uhaguturutse kubera ko nyine hari biba byarakubayeho kandi bibayeho ku ntambara cyangwa ukifata muri wowe nyine kumva nta kwishima ufite kandi utazi uko bigenze. Navuga ngo ni nka satani bikugarurira kugira ngo bicike. Imana izajya gushoboza niyo yonyine yo gushoboza abana b'abantu twebwe turabanyantege nke. Hanyuma Shanta gira ubutumwa ugenera aba bantu bashaka kuvuga ngo gufata ku ngufu ntibibaho ngo reka ngo situjya tubyemera nyamara hari ingero nyinshi cyane n'umuntu mukuru bishobora kumubaho ari mukuru. Sanda nagira ngo nkwibutse ko ntureba uko ungana gutya ushaka kujya gukorana n'umuntu ikiganiro kameramani wawe wasohotse gato hanze wa muntu mu mbaraga zafite Sanda akagucikamira akagira ibyo akora kuko no kugira ngo ubashe kugira icyo uvuga n'ubutwari buturuka kure. Sanda ukireba uko usa n'uko ngana ukavuga ubu ndatinyuka mvuge ko mfashwe ku ngufu. Ubuze abantu bafashwe ku ngufu batabivuze. Nihanganishije abantu bafashwe ku ngufu uvuga batabashije kubivuga batabonye n'ubutabazi pole pe kuko barahari benshi baragufata Sanda ntubivuge ukanarwara icyo kintu ukajya ureba ubikoze ukabona si n'urwego rwawe ukavuga nditaranga nkanjye nka Sanda. Nukuri nibyo kuko hari n'umwana duheruka gukora ikiganiro ambwira ati nge data wacu yamfashe ku ngufu ariko mbivuze uyu munsi numvaga niyo nabibwira mu rugo nta muntu wabyemera ikindi numvaga nta muntu n'umwe ushobora kwemera ko nkagira isoni ibyo bintu yabikoze cyane ko imyaka ishize dutanga ikiganiro umuntu akavuga ngo akose ubwo ngo nasoni ngo agiye kwiyamata ngo uvuga ibi n'ibi akakugaya muri komantere undi akaza akavuga ibye buri muntu wese avuga ibye ariko Sanda ijoro ribaruwa riraye kandi njye nemera ko ariko gukira ibikomere niko gukira ibikomere kubera ko nka mbere najyaga ngira ikintu cyo kubabana ngaceceka kuko numvaga ntakongera kubwira mama wanjye atambwira ko nongeye mpfuye mpagaze cyangwa nkumva nta wundi nyine mfite ndi bubwire. Mama wese icyo gihe ntiyarazi ibyo kubayeho kubera iki yarakaye akaba yavuga. Mama wanjye urumva ni umupfakazi uri aho ugize kubura abana akabura umugabo akabura aho yavutse n'aho yashatse n'ubwo yasigaranye bake ariko byinshi byamubereye mu maso ajya agira ikibazo cy'ihungabana riri hejuru cyane. Kumva rero icyo kintu kibaye ntawe afite wo kwitabaza twari dufite umushangazi umwe njya nkunda kumushimira ngo Imana imuhe umugisha niwo mu muryango wo kwa papa twari twasigaranye gusa no baracyariho yavugana Imana imuhe umugisha niwe wamubayemo icyo gihe. Urumva nta wundi muntu yari afite wo kubwira ngo bigenze noneho nkubitse ko njye umuntu wabikoze icyo gihe habagaho abayobozi ubu babita abayobozi b'imidugudu icyo gihe yari responsable icyo gihe icyo cyo sinakibagirwa responsable wa kera kandi yari umuntu ukomeye. Ubu narakize reka mbivuge nseka kuko numva ntago bikiri nka mbere. Urumva niba ariho bitangiriye ninde se ari bubwire urumva no kubyakira. Ikindi ngiye navutse n'umukobwa umwe mu bahungu 9 nubwo batabayeho nari boro kuri mama rero urumva umukobwa bigenze gutyo iki yego nta n'umubyeyi nizi saha Sanda nawe ujya wakira icyo kintu naburi bibajije nyirabukwe NDIMBATI yakubwira ati ndapfushije kuko mbonye abuzukuru mu gihe kitari nyacyo noneho icyongeyeho ngize umukwe bibaye itangazo isi iramenye n'abayiriho ku babyeyi kubyakira biragoye. Ikiganiro nuko nyine ko no kwihangana ujye usenga kandi ukomere Shanta. Umuntu hari igihe areba umuntu akabona yisekera akavuga ati uyu muntu yaranyenezerewe ariko burya umutima w'umuntu niwo ubuhishe byinshi cyangwa se icyumba cy'umuntu nicyo kiberamo byinshi rimwe na rimwe niho uririra niho donc nutekerereza byinshi ariko abantu ntitukajudginga abandi bo n'umuntu wumve yuko ibyamubayeho ari ubuseka cyangwa se ari ibishimye. Tugaruke ku kantu gato nubona umuntu ari umusinzi aba mu muhanda arahera ku itariki ya mbere we Sanda arabivuga ati uyu muntu yo gatsindwa ahora asinda
ntabwo uzi impamvu hari igihe wasanga afite toroma we yabuze uyimuvuza yabuze umukansorenga ngo ashyire ubwenge ku gihe nuhura n'umwana w'umukobwa ugasanga yabaye maraya burundu ushobora gusanga nawe yaragize igikomere hari uwamufashe ku ngufu akavuga n'ubundi busugi bwanjye ntabwo nkirenze uyu sinamukundaga nta cyiza mpaye urugero tuvuge nk'uriya mu mukobwa wabyaranye na Ndimbati ntabwo aba ari abana baburara hari umugabo uri kumubwira ngo ngendagura amata undi ngo ngendagura kawunga undi ngo ngiyewe ndishyura inzu ntabwo byashoboka ahita avuga ati n'ubundi wa wundi hatabayeho Imana no kwihangana ujya mu yindi si utakabayeho twihanganisha abantu bagize icyo kibazo umwami Imana basanga bari bubakomeza abahindure nyine ababeraho abandi batakabana. Hanyuma ikibazo cya nyuma tugana ku musozo w'ikiganiro ni ikihe kintu cyagukomeje kuba ubuhamya bwawe wabisohora? Hari abantu bibaho ku mugani wawe bagatinya nyuma akaba yakwandikira yo wamvugiye gutya nanjye uziko ibi bintu mbiye mujya mbona cyane nk'iyo umuntu yatanze ikiganiro cyangwa se ubuhamya bamama baranyandikira ati ibi bintu biri kudukoraho ariko nitwajya kuri kamera ibintu bikudukoraho donc ukabona ko atari we wenyine. We ni ikihe kintu cyagukomeje? Urakoze cyane. Ikintu cyankomeje umumama umwe yarampamagaye arambwira ngo buri muntu aba umuvugabutumwa ku ruhande rwe. Noneho ni mukuru wa wundi nakubwiragaho mu Bugesera arambwira ngo uwo murumuna we yari afite telefone agiye kwiyahura ku nshuro ya 3 arambwira ngo yari afite ikinini we yaje arakimwereka agiye kongera kwiyahura kuko wamufashe uyu munsi arafunze ariko yamuteye sida kandi n'umwana w'umukobwa. Noneho yumvaga atazabaho ngo abe umudamu abone umugabo mwemera, yumvaga atazabaho ngo abyare. Noneho ngarangije afata telefoni atekereza ngo ukuntu agiye gusezera abantu kuri Fibi bitwa ko ari abafrendi be bose ababwira ko agiye kujya hanze ariko wagiye kujya kwiyahura. Arangije akurikiranye cya kiganiro cyanjye aravuga ati uyu muntu usa gutya nawe byamubayeho arabivuze noneho kuri social media nta soni kandi afite umugabo afite abana mu buzima busanzwe arimo aranaseka abarabiretse. Urumva rero mama yampamagaye anshimira ambwira ati nta nkangira nayiguha nta juru mfite ariko ndari gusabiye ibyo wakoze ugatanga buriya buhamya. Ubu muvandimwe wanjye bakakanya tuvugana yanyeretse ibinini kwiyahura yabiretse ni iki kindi nakora? Imana ishimwe cyane imbazwe. Noneho ndamuganiriza mubwira ikintu ashobora gukora muri we. Uwo mama ajya mvugisha yambwiye ko abonye umuntu w'umumanseri umuganiriza arambwira ati yatangiye ubundi buzima. Nicyo kintu rero cyagiye kinkomeza ndavuga buriya buri muntu wese hari uburyo agiramo ubutumwa mu gihe cye. Nanjye n'abandi batandukanye umuntu akambwira wakoze. Nanjye bamfashe ku ngufu ndi umudamu arambwira ati njye bamfashe ku ngufu ndi umudamu nubatse sindi bukwibwire birambuye kuko natanze nomero ariko njye bamfashe ndi umudamu. Umugabo wanjye akora akazi kazwi cyane sinatinyutse kubona bimubwira ariko ingaruka wajya uvuga zibabaho zimbaho. Ese nakora iki mbimubwire no kubimubwira nkora iki? Ndamubwira ubivuze waba ubuze ubwenge kandi ngo tubure ubwenge Imana izatureka. Wowe icyo uzakora uzajya kwa muganga urebe niba nta burwayi yaguteye. Ikindi ushaka ikintu namwigishije kubeshya Imana imbabare ni ushaka igipindi cyatuma udahura nawe muri iyo minsi kugira ngo banze urebe uko uhagaze ukamwanduza. Hanyuma ikindi usaba Imana kubyakira utuze usenge. Naho abaduca intege bonyine ntabwo babura n'abandi bantu bo hanze bagiye bamumagara Imana ibaho umugisha kavuga ati komera. Tugaya n'abandi ahita aziraho akavuga ati reka nze mfatireho agahita atangira kukubwira ibidahuye kanakubwira ati nanjye nagufata ubu se bwo duhure ahubwo nanjye nongere mbikore. Abo nabo tubanenge ariko isi habamo ibyiza n'ibibi. Mu rugendo uragenda ugasitara then ugakomeza. Yego byari byiza cyane. Chantal nzi neza ko yigishije benshi, hari icyo nigiyemo hari icyo wigiyemo ndetse ngushimiye cyane ko hari abantu bafite ibikomere ugenda ukomeza kubakomeza. N'uyu munsi nzi ko hari abashobora kwandikira bakakubwira bati natwe ibi byatubayeho ariko n'ubundi uzakomeze ubafashe. Kandi ngenda gushimiye cyane by'umwihariko
kuba wazi uyu munsi kuvuga uti abana b'abakobwa bari guhohoterwa uko bangana ndetse bagahohoterwa n'ababaruta reka tubinenge cyangwa se nanjye bagire icyo bankora. Ndagushimiye cyane, wakoze. nawe urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. n'abari badukurikiye bakoze kudukurikira, bajya bakomeza bakurikira GASARO TV kuko habaho impanuro n'ibindi byinshi byiza. Amena. GASARO TV.